Imana nihimbazwe kandi nikomeze ishyirwe hejuru, Imana y'amahoro, Imana ituzirikana ku bukene uko bwije. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo turyamye dusinziriye turindwa n'ubuntu bwayo gusa. Turashima Imana ko hari ingabo Imana igitanga ku bwacu tukabaho, kandi hari intambara cyangwa hari ingorane cyangwa hari amakuba Imana ikumira. Ibyo tubona ni bikeya, hari ibyo Imana ikora tudahari, mu gihe wasinziriye, mu gihe utabona Imana yo iba iri ku kazi. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo aryama twashira, Imana iryamye twashira, turayishimira ko itubereye maso. Kandi ndabasuhuje aho muri hose, Imana y'amahoro ikomeze ibagwizeho ibyiza, kandi uyu mwaka nk'uko twawutangiye, Imana uku kwezi kwa kabiri nitangire ijye mu byacu, isohoze amasezerano, imigambi yayo ibe kuri twebwe mu izina rya Yesu. Hari ijambo Imana yanshyize ku mutima kugira ngo turisangirire hamwe, ryubake ubugingo bwacu. Dawidi yaravuze ngo ni itabaza ry'ibirenge byacu, riratumurikira, riratuyobora ntituyobe. Uyu munsi rero reka turisangire, riri muri Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 31. Haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaciraho iteka? Ni Kristo, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ndetse mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni kubura, ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Imana nishimwe cyane. Haleluya. Uyu mwanditsi yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Aravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana nihimbazwe. Aravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo, Imana yemeye gutanga umwana wayo ikamuduha twe twese tukabona umwana wayo abamwizeye, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Umwanditsi yaravuze ngo mbese ni inzara yadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni amakuba, ni ukurenganwa? Imana yemeye gutanga umwana wayo ikamuduha ku bwacu. Ntabwo amakuba ari ayo akwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurarengereye amakuba. Urukundo rw'Imana rurarengereye inzara. Urukundo rw'Imana ruri hejuru y'ibitugerageza. Imana nishimwe cyane. Imana yemeye gutanga umwana wayo ikamuduha, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Yemeye gutanga umwana wayo, izakurwanirira intambara ufite. Imana yemeye gutanga umwana wayo, izakwambutsa aho ngaho uri kubona hakomeye.
Imana yemeye kuduha Yesu ku bwacu. Ntabwo inzara haleluya. Imana ifite imbaraga, ifite urukundo, ifite imbabazi nyinshi kuri wowe. Ntabwo amakuba ariyo akwiye kudutandukanya n'ukuri rw'Imana cyangwa ngo atwihebeshe atume tutabona Imana. Bona Imana, mwese yavuze ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nta mubisha uhari ubwo Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ihari ikuriho, nta mubisha. Niyo mpamvu ukwiye gukomera, ukwiye guhumurizwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikaguhumuriza, ni ijambo ry'Imana nyine. Na papa wawe hari igihe yaguhumurizaga ukumva urakomeye, ukumva nyine ukajya hanze kandi we yibereye mu nzu, kugira ngo ujya hanze ndi kukurebera. Imana yatubwira ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana izaduha byose, izaduha ibyo dukeneye, izaduha ibyo tuyisaba, kuko yemeye kuduha Yesu, yemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo yaguhaye ubugingo izakwima iki? Ibindi byose ni inyongera. Tubange dushaka ubwami bw'Imana no gukiranirwa kwayo kose, ibindi izabiduha. Ubwo yemeye kuduha umwana wayo, nta gikwiye kudutandukanya n'ukuri rw'Imana, nta gikwiye kudutandukanya n'imbaraga z'Imana. Nta kibaho, nta gikwiye kubaho. Komera ku Mana, ntugire ubwoba ubwo bimeze bityo. Imana iri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen.